muragendanye urupfu mu muryango rukomeye n'ibyago n'ingorane ntiwakunguka ntiwatera imbere ntiwagira amahoro naba ku mugabo haba ku mugore haba ku bana haba ku buzima haba mu kazi haba mu rukundo haba muri mariage byose n'imyotsi yazamuka si we waje haje undi muntu n'undi muntu utari we umudayimoni kandi Imana yabwiye ngo atansiyo gira ubwenge erega ibitubwira kugira ngo dukanguke mu bitekerezo ntabwo twari inkweto nuko nta jambo ryizongera kumva nta masezerano ahari ntabwo twaye umukandara nta kuri guhari harakugaburiye uburozi ugiye kuburya cyangwa aratetse ntabwo ari we. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi. Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta ubuzima buhinduke nabo bahindura ubw'abandi. Ubumwe bw'Abera Ministries ntabwo ari idini, nta nubwo ari n'itorero, ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka. Buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka ni ijambo dukura mu gitabo cy'Abami ba kabiri ibice 4 umurongo wa 2, aho umubyeyi w'umupfakazi yari afite ideni bagiye kumutwarira abana. Aragenda asanga uwitwa umuhanuzi Elisa, aramubwira ati bagiye kumutwarira abana mbigenze gute? Elisa aramubaza ngo ufite iki mu rugo rwawe? Undi aramubwira ngo ntacyo mfite ngo keretse agaherezo gato k'amavuta. Aramubwira ngo nothing, I have nothing in my house unless the jug of oil. Aramubwira ngo genda utiri ibindi ukoresha ngo twatuye dusuzuguritse, ya mavuta make asuzuguritse niyo yatumye akandagira ideni arayishyura, byose bigenda neza. Icyo ufite, icyo ushoboye, icyo ubasha gukora, bwa buryo bwawe na yanze na bwa bwenge bwawe, icyo usuzuguye n'ikimana igiye guhera kubakira amateka. Naho rero hafi gusobanura amavuta akandagira amateka, ubwiza bwawe, ukusa, ukureshya, icyo ushoboye, icyo ukora, uko ubigenza, aho uvuka, aho ukomoka, ibyo wita bisuzuguye nibyo Imana igiye kuzakoresha kugira ngo ubashe kugera ku ntego yawe. Amen. Kaze mwese mukurikira Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Imana iguhe umugisha cyane wafunguye iyi video ugiye kwireba. Amazina yanjye nitwa Jerry, hano ni ku Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Nkwifurije umugisha w'Imana. Uyu munsi n'ubundi turacyari muri cyumweru cy'inzozi, tugiye kugira izindi turebaho tutabonye. Abantu bakomeje kugenda basobanuza bitewe nuko bagiye baza, hari ibyo wenda basanze twaravuze ariko bakifuza ko hari bimwe tugenda tubabwira. Ubwo rero ibyiganje cyane nibyo twagiye tubasubiriramo, tukagira n'ibindi twongeraho bitewe nuko umwanya wabonetse. Nakubwira ngo wifuza gusengana na mushumba ni kuwa 2 no kuwa 4, ariko ukabanza ugafata telefone yawe ukandika message kugira ngo wake appointment, kugira ngo ibintu bigendere muri ordre cyangwa muri gahunda. Nibyo biba byiza. Mushumba ndakwakiriye cyane kandi nizere ko cyane Imana igumisha kunyakira ku Ubumwe bw'Abera Ministries mu rugo rwacu. Twongera gushimira abantu bacu banyamuryango badukurikira kandi wakoze kongera kuza kundeba hano. Imana ikumera umugisha. Biro nzabisubiramo, ndabyizeye ko nzabijyamo nzakira. Ikibazo no kwicara umwanya munini, ariko iyi ndwara ntinagorana. Ni sciatique, abantu benshi bakunda kuzigira, zirakira. Imana iri guha umugisha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Dushimira abadukurikira bose, tubabwira ngo Imana ibahe umugisha. Yego. Noneho yego, Imana ibahe umugisha cyane. Mushumba, uyu munsi n'ubundi turajya mu nzozi. Hari ibintu abantu banyandikiye, numva nanjye bwanjye ntago nabisobanukiwe. Nifuza ko twongera kubirebera hamwe ukabidusobanurira. Reka duhere kuri iki ngiki, kurota inyoni ikugendaho. Reka bari cyo duheraho, turebe impamvu, turebe ko biba bimeze, hanyuma ikiri bukurikire nacyo ndakikubwira bitewe n'igihe turaba dufite. Yego, ndakwakiriye rwose. Urakoze kunyakira. Mana nyiricyura nyir'ubutware, turagushimye kuri Imana yacu kandi kuri umukiza n'umutabazi, umurengezi, byose ujye ubikora neza.
reka nongere ngo ucire gufi waratuzigamye uraturinda uduhagararaho twambika imbaraga waturinze umubi n'ababi n'ikibi uturinda ibyorezo n'intambara tubereye ngo bidukingira ngaho Yesu komeza natwe muri byose ufashe je n'ufashe mwamufashe n'abatwumva kugira ngo ushobore gusobanukirwa bwa Yesu Kristo umwami wacu amen amen. urakoze cyane rero Imana iguhumuje nibuka ko n'ikintu twaganiriye ku binyoni kwirukankana ariko ngira ngo nawe ntibacyumvise neza ntabwo numvise neza mu buzima kubona inyoni ikuri inyuma abantu benshi ubundi inyoni ubwayo ntabwo iba ari mbi ariko ibikubwira mu nzozi ngo ufite umwuka ukumonitaringa sindabyita mu cyari ubwo ni umwuka ukugenzura se ukugendaho kugenza ubwo ni ingenza cyangwa ukuneka ukureba ibyo ukora ingenza niyo igira ngo urebe utuntu ukora twose ukurikirane naho kugenzura byose kandi burya kugenzura ni ukureba ikintu ukahita wigendera ariko ingenza agakorwa we akugenda afite intego ni ukuvuga ngo ingenza ni ukuvuga ngo buri kimwe cyose wakoze iba ishaka amakuru kandi ayo makuru ifashe iba ifite ikizayamaza cyangwa iyo igiye kuyatwara ariko hakugira nabi yego hatakugira neza ngayo nguko so kurota inyoni imwe cyangwa ebyiri zikuri inyuma zikugurukaho cyangwa zisimbagurika inyuma yawe aha ni mu nzozi ariko abana byitondere inyoni zikunda kuburira abantu cyane cyane ahantu hari ishyamba ariko niho mbizi n'abantu bagucira ikinyoni yabibonye irasakuza inyoni zagiye zirokora n'ahantu hari inzoka inyoni yayibonye ntabwo wahanyura ijya imbere igasakuza abantu babyumve rero na mu buzima busanzwe uramutse unabonye inyoni kuri inyuma yagukurikiranye cyangwa ukabona igihano ukabona irashakuje cyane ivuza imbere nushaka guhindura amayi hagarara ariko twe twibereye mu nzozi abantu barire kuvuga ko turi mu nzozi ni ukuvuga rero ngo iyo ubonye inyoni ikuguruka inyuma ni umwuka w'ingenzi ukuriho ariko naho hari inyoni z'ubwoko bwose ntayo dusize ni inyoni inyoni yose uzikiguruka shaka ibesakabaka ibagaca ibintashya ibinuma ibimusure ibikishaka cyose ibe gasuku ipfa kubiguruka kuri inyuma igenza isona ko ufite umwuka w'ingenza urimo ugenzura utuntu twawe kandi ntabwo bakugenza mu buryo bwiza nta cyiza bagushakira ahubwo ni ikintu kitari cyiza ku buzima bwawe rero iyo noneho ugiye kubona ya nyoni ije ari umukara aho niho hari danger ifite amababa y'umukara cyangwa ibara ry'umukara amababa y'umukara y'umukara amababa y'umukara yose bisoneye ko ingenzi kuriho yo si ukwambura ibyo ukora si uguteranya n'abawe ahubwo ni urupfu ugukuroga barakwangiza da irashaka ubuzima bwawe rwanga ngo witonde inyuma hari abantu bashaka ubuzima bwawe tonde abantu bashaka ubuzima bwawe birose mu nzozi tonde hari n'ushaka kuza akakwica imodoka ntayitwaye nta gihe atwara bibaho rwose umuntu ugasanga nta kindi ashaka ubuzima bwawe gusa nibwo agendera amafaranga ntayatwara akakwica rero yose nayo mu nzozi kuri inyuma ikugendaho wumva guhagarara ku rutugu n'ubundi bingorane tumenye neza ko ufite umwuka w'ingenza ugenza ubuzima bwawe kandi nuko ugenza bimeze bityo ni ukugira ngo habeho urupfu cyangwa imitego ikomeye kurusha icyo bisobanura imitego y'urupfu uravuze uti tutitaye ku bwoko bwo ari bwo bwose bw'inyoni kuko inyoni zose twagiye tubona mu kuzirota nanone bigira ibisobanuro bitandukanye twagiye tubona sakabaka tubona inuma za kagoma zirimo zose na kagoma ubibone kuri pfa kuba ari inyoni iguruka ugomba kwitonda ni ukuvuga rero ngo inyoni zose cyane no kubikugendaho yego iriya rero y'umukara uyibonye nicyo bisobanura ubundi ni ingenza ariko ihiga ubuzima bwawe ingenza ihiga ubuzima bwawe ubwo ni ingenza irakubwiye ngo utonde hari umukomisiyoneri wigize umwana mwiza ushaka gushyira abaguhiga kandi ubwo ni umwe mu bawe mugendana mu bo wizeye mu ba hafi abantu badukurikire ntabwo twigisha kwangana cyangwa kutizerana twigisha kwitonda kuba maso witondera ikintu cyose wihubuka witwarwa n'inseko ye witwarwa n'imvugo ye witwarwa n'ukuntu akwihamagaza buri kanya kuko ubundi uharawe niwe uharurukwa ku buryo uwaharurutswe niwe wari uharawe
rero rero nubona umuntu kwandikira ko nakubuze ko utavuga ko umenya ko yagiye guharuka rero byiza ni ingenzi gushyira mu bindi byago utateganyaga. cya mbere ni ukuba maso ukituriza ibintu bikagenda neza kandi wamenya n'imigambi ye wijya kumbwira ngo ngo ntakuvumbuye wowe umuvumbura afata izindi ngamba wamuretse ko wamuvumbuye ukamureka nawe ukavumbika ibyawe mugakomeza mukabana amahoro ejo yagushakira ibikwica utanabiza urwana n'iki. icyo kintu rero kijya kinanira abantu kuvuga ngo yamenye ibibi bizamukorerwaho n'inshuti ye akayihisha ngo ni burya bitangwa sinyararana sindirarana koko nawe ugiye kunyenza narakumenye byagenze gutya guhakanira ahubwo ahita avuga ati noneho ubugome nari mfite ndabukuba kabiri noneho bunyuze mu nzira utazanamenya ndamwereka namuhushije none ubwo yabimenye n'udaca izindi nzira kandi ubwo ugiye gutuma baguhiga kabiri kandi rimwe ryari rihagije ukaba wararirokotse ariko kubera umunwa wawe bya bindi ujya ukunda kuvuga uti tuzira ibyo twivugiye ibyo bitugiraho ingaruka. Yego ntabwo twigisha ubugome ahubwo ni ukuba maso nk'uko uhora ubidukangurira. Rega abantu baba bagomba kumenya ubwenge kandi buriya gusenga ubundi gusenga icyiza cyabyo ni uko Imana ikumenyesha amakuru kandi n'inzozi ni zimwe mu buryo Imana inyuzamo kugira ngo itange amakuru ku bantu. Rega abantu bajye bagenda gake. Yego kuko uruzi waharurutswe yigeze guhararwa nawe niko bizakumerera. Genda gake. Hari proverbe mu cyongereza ivuga ngo another man food is another man poison. Ni ukuvuga ngo hari ukuntu ureba umukobwa ukabona ni ikizungerezi nyamara hari undi umubona akavuga ni ibintu biciriritse kuko yamuhararutswe. Hari umuntu uvuga ngo ariko ngo kanaka no wemenya neza ko uguharaye hari undi yaharurutswe. Yego kenza gake icyo ni cyo uwaharutswe yaraharawe nkawe. Yego mushumba turacyakomeje rero n'inzozi. Ni byiza ko umuntu agomba kwitonda akamenya ngo hari umukomisiyoneri undi inyuma ugiye kumpuza n'ibyampigaga waguhuza n'ibyaguhigaga ukitonda cyane. Tugikomeje n'inzozi abantu bagiye bibazaho ibintu byinshi bitandukanye. Turagaruka ku kintu cy'abantu batakiri mu buzima cyangwa se bapfuye. Kuri utu umuntu wapfuye agutwarira ibintu byawe ikintu cyawe ukabona umuntu wapfuye arakijyanye cyangwa muragihererekanye kandi uri mu nzozi. Yego akadese nagera akagani nibutse ashiti yanjye ngo umuntu arebye ukuntu uwapfuye yibagirana vuba ngo ukiri muzima yakwitonda. Ni hatari. Uziko abantu bamwibagirwa ukagira ubwoba pe. Rero by'ukuri tugaruke kuri izi nzozi. Eske umuntu wapfuye ubundi abakiriho abariho izina rye? Kuko umuntu wapfuye burya nta minsi nataramara kurangira. Burya hari inyama zipfa nyuma hari n'izipfa mbere. Hari aho nabonye mwipfa nyuma y'amasaha 24. Ubwonko rwo bupfa mbere hari amasaha nyabara noneho iminsi n'umuntu wamushyirwa amaze kuba decompose. Haba hariho izina ku cyangombwa byewe no kumutunza ari umubyeyi cyangwa mwabanye ariko mu buryo bugaragara ntaho buhari. Vuba rero icyo gihe menya neza ko utasuwe n'uwo muntu uzi ko ari wo mu muryango wawe. Uwo nguwo wari uzi ntabwo ari we waje. Ariko kubona ari umuntu wapfuye ukabonera gukuraho ikintu akwibye inkweto gutwaye nka sandara gutwaye kamambira gutwaye imyenda cyangwa guhaye amafaranga cyangwa guhaye ibiryo cyangwa murahererekanije cyangwa murararanya ahantu uwo muntu ukaba utamuzi cyangwa mwageranye ibihe runaka mwana nirinze ibyo kuryamana kwa mwasohokanye mwakozanye baganira n'umuntu utakize utakiriho nawe se urumva ubwo ngo uriho ni umwuka w'urupfu akaga n'ingorane no kunyagwa guhabwa kado n'umuntu wapfuye utakiriho. Aha ndimo ndavuga uwapfuye atakiriho ariko atari n'uwo muri famiye yawe uwo ari we wese. Ariko ugasanga umuzi nko mu muryango wa kure cyangwa ntabwo muzi. Ariko noneho niba ari uwo mu muryango wawe mama papa bene wanyu abahungu ukabona naje mu gikoni aratetse muhanye imyenda murambaranye muratemberanye muragendanye urupfu mu muryango rukomeye.
n'ibyago n'ingorane, ntiwakunguka, ntiwatera imbere, ntiwagira amahoro, haba ku mugabo, haba ku mugore, haba ku bana, haba ku buzima, haba mu kazi, haba mu rukundo, haba muri mariage, byose n'imyotsi yazamuka. Si we waje, haje undi muntu, n'undi muntu utari we, umudayimoni. kandi Imana yabwiye ngo atansiyo, gira ubwenge. erega ibitubwira kugira ngo dukanguke mu bitekerezo. ntabwo twara inkweto nuko nta jambo ryiza yongera kumva, nta masezerano ahari. ntabwo twaye umukandara, nta kuri guhari. harakugaburiye uburozi ugiye kuburya, cyangwa aratetse, ntabwo ari we. yego, ntabwo ari we. hari ikintu umushumba abantu bajya bavuga, wenda mu myaka ya kera abantu bakuru bajyaga bavuga, agategeka ikintu runaka ati nimutagikurikiza umuzimu wanjye uzabatera. ibyo bintu ariko nawe si umuzimu yavuze ngo ni yavuze ngo iki? umuzimu wanjye uzabatera. hari ukavuze ngo genza, akavuze ngo umuzimu wanjye, kandi umuzimu n'utari muzima uwavuyeho. ese afite umuzimu we, nta badayimoni azambara nka we nyine, bakaza gutesha umutwe abakiri bazima. ati umuzimu wanjye, ntavuze ngo genza agaruka. umuzimu wanjye, uko umuntu agira marayika wenyine, bya bintu ko bikomeye. uko umuntu agira marayika we, ariko we ntabwo avuze marayika wanjye, avuze umuzimu we. kandi umuzimu wa Kanaka yaduteye. abantu barabizi cyane, barabizi. bati Kanaka imwe batashatse nuko nyirasenge yapfuye adashyingiye. abapfumu bati ni umuzimu, abarokore bati ni karande. rukabura gica. ibi bintu rero by'abantu batakiriho bajya baza, hari ukuntu umuntu ashobora kugenda avuga ati buri gihe nkunda kurota umwana wanjye utakiriho, nkunda kurota umugabo wanjye utakiriho, aza atwara ibintu twasangiye, twageranye ibihe runaka. kuki bikora bigaruka? session comment barakwandikira, uwarose ibyo ari umudamu wari mu buzima bubi, uwarose ibyo ari umwana yaratsinzwe isomo ari mu buzima bubi. bene banarwara n'ikibazo cyo mu mitekerereze, akandagira n'ihungabana bivuye kuri iyo myuka. kuko nigeze kubwira nigene umudamu ngo agiye ngo urumva ngo narose umugabo wanjye yansuye, tugira n'ibihe byiza bya kera byo mu buriri. ntabwo ari we, ntabwo ari we, ni umuzimu we. kandi umuzimu we ntabwo ari wa mugabo. haje undi uvuye kuzuka, ntabwo kuzimu nta migambi nta kumenya. ni ibyago, ni za ngorane, mbega usanga ibintu byose ari nk'imiraba. kandi ngo ubundi nvuga ngo icyo gihe ikindi gisobanura ni uko udafite uburinzi mu buryo bw'umwuka n'uburyo bw'umubiri, kuko winjirirwa n'abantu bose. uyu muntu asabwa gusenga kenshi gashoboka, kwiragiza Imana no kuvuga uti umugabo wanjye yarapfuye, we ntabwo uri umugabo wanjye, toka. umwana wanjye akiri ntabwo ari we, igirayo. akumva ngo mwatemberanye, mwabyinanye, mwakundanye, mwararanye, mwasohokanye, mwasangiye, ukabyuka wabyibye inda ufite ikibazo, cyangwa bikaza. yego, hari ikindi kintu kijya kigirwaho impaka nyinshi n'abantu b'abakristo, ikintu cyo kujya kwibuka umuntu wapfuye. biriya ntabwo ari ikibazo. kujya gushyira indabo kumva, gushyira indabo kumva ni rya zina rihashyize, ntabwo ari umuntu urimo. ni rya zina n'ibikorwa yakoreye. none se umwe yagiye bahemukiye ko ntawe ujya kumwibuka? reka burya unemera ugenda ugatunganya n'imva yo ukayikora neza. byari bivuye kuki ko hari umuntu wapfushije umubyeyi ariko agenda atabonye ibirori bye, ariko ajyana abana n'umugore, baragenda ati dore abana. ni izina riba yababwira, ntabwo we ntabwo aba ahari. yego, njyewe nirinda ku mpamvu twe kumwe bw'abera twirinda gusesera. yego, hari ubikora azi ibyo akoze. yego, hari n'abantu se mbite ngo kibafashije kumvira ijambo, ariko cyangwa dukupe kamera tujye gushaka abakecuru tubabwire. oya, turabyibwira, reka tubyishakemo. no kuvuga hari abantu bakora ibyo bazi. ngiye guterekera mama, banywe barye, nawe umurokore ugahora udukuti nanjye mushyiriye abana, gashorera bose ugatwara ngo Kanaka yagize gute, yabikoze, uzi ibyo agiye kuhavugira. erega ubundi ikintu cyagarava biriya bintu ni ibyahavugiwe, ni impamvu yahakujyanye, nicyo ugiye kuhavugira.
ariko agiye kugenda nta kindi ngatunganya imva y'umubyeyi wanjye ngatunganya ahantu hose nkakora neza nta gitangaza kirimo ayitunganya agashyiraho indabo yego avuga ngo umubyeyi uruhukire umara warutse ko ntawumutera ntatera ipasi ntawe yaka ibiryo ntawe yaka ibinini ntamutwara kwa muganga ariko hariho izina rye niryo nkurikiyeyo ariko hari n'undi uvuga ati ngewe sinamurikiye ababyeyi mama akagenda ati mubyeyi dore abana ariko se kuko mubyeyi ari aho ngaho ntiwumva ko bihijwe n'ijambo havugiye ibi bintu twabonye abanyafilipine bajya rero ni abantu iryo jambo banze kurimfashamo ariko ni urwiganwa rwa mushuko rwamaze abana imbiba ku rusenge ni ukwigana ibyo udasobanukiwe ni uguhurura mu bintu utumva abanyafilipine barabikora kujya uraba mu filime urabireba bakanarira abandi bakora amafilime y'abazungu bakajya abazungu baterekera kurusha abirabura abazungu bakoresha impamvu mbi kuruta abirabura bariya bo hari nabwo ngo genda ujyanye ikintu runaka hari n'abajya kuhanywera n'inzoga ati yakundaga iki ngiki reka bakajya kukihanywera icyo bagiye gukora burumva bahagurutse bazi ikibajyanye naho wowe gusa urahuruye ngo nayibonanye abandi babikora gusa ari ibiki kugira ngo ni ubusirimu bwadutse afite ati umubyeyi ajya atamutekera ntabwo twamweretse abana ati rero mubyeyi dore gakuru dore gato dore gahinja dore n'iki dore n'inzoga dore bose ati turabakumurikiye abakuru murebe burya mu kanwa k'abantu habamo ibintu batongera uhuye n'abantu agatongera akavuga ukabanya nko kwiruka ibintu nyuma y'ibintu utazi sinzi n'ubu ntahuye none yego hari abagenda bafite impamvu yego bazi n'icyo bashaka bazi n'icyo bagiye kugira gute gukora ariko ngiye kugira ngo atunganye imva nkashyiraho indabo ukigendera ndati mubyeyi dore abana dore n'umugore kera wayakoza gahunda ze ubundi bakahanywera inzoga akunda hari n'igihe banahamena icyo yakundaga ati yakundaga umutobe nguyu terekera abazima bakanywa kandi si ati yakundaga iki yakundaga kavere katujugunyeyo ibintu bitandukanye ngiye kwenda ngakora isuku ngatunganya ntunganya nkagenda bitandukanye n'uwahagurutse akenga ati tuzajye gusura umubyeyi tumubwire amagambo tumubwira akabundi avuga ati ngewe kujyayo kwanjye biranduhura cyane nk'umugabo cyane nk'umugore n'umwana yagera kumva akarira akibuka ibyiza ibihe bagiranye ibyo baganiriye akanibuka ibyo yasize adakoze yaramubwiye avuga ati ngiye nk'umudamu ngiye gushyira mu bikorwa ibyo yarakoze ntabwo wa mugabo wanjye ntawe uzagusuzugura babyita positive sinzongera kwirombariye nta wundi mugabo nzakira no gupfakaye nkiri muto hari abantu bamera batyo yari uyu nguyu byararangiye ndabiretse ibindi mugizeyo rero nk'uwo wagiye akagenda bakarira akayipfukamaho ntabwo arijijwe nawe ko ndasi kadahari ahubwo yibutse ibihe bagiranye yibutse ibyo baganiriye yibutse ibyo yamusene noneho no kumbwira ngo na cya kivi nzacyusa utushije ariko ntabwo abahari ariko hari n'abandi bagenda mbana amakuru ati duherekeze tugiye kwibuka atuzaza na twanakuye mu duherekeze abankurikiye mujye mwirinda mujye mubijya ngo muri abantu bakuru aya nibyo cyane we najyana be babareke kamuherekeza nyine terekerera umuzimu utarashyingiwe umunsi ubukwe bugapfa ikibazo wa muntu ujya unenga ngo ndarondogora ntaranyica ariko nzarondogora mpaka kuko nibyo mva kwiye ikibazo hari ubikora azi icyo akoze n'icyo ashaka n'icyo agamije kandi gituma bigira imbaraga mbi cyangwa inziza ni igitekerezo kikujyanye n'ijambo havugira ngira ngo ndagusubije uransubije cyane reka ngushimire cyane nizere ko n'abari badukurikiye bafite icyo basobanukiye udafite icyo usobanukiwe cyangwa hari ikindi mu byo twavuze wumvise udasobanukiwe wajya muri comment section cyangwa ukatwandikira muri bwa buryo musanzwe mutugeraho tukazabasobanurira birambuye mushumba reka mvuge ngo wakoze cyane ndagushimiye